Nshuti bakunze ibikinamico namwe mukurikira Radio Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba itorero Ndamusabye RBA ryabateguriye umukino witwa Shenge wikwishunga. Wanditswe na Mukamusoni Fulgence unonosorwa n'itorero Indamutse. Burya kubaho n'ukubana kandi ngo haguma ubuzima. Ibintu nibishako. Harya ngo gukira byibagiza gukinga. Ese birakwiye ko wibagirwa aho wavuye? Nyamara burya ngo witonza amira ibinoze. Nimukurikira umukino. Bituma nkuratanya mibwaye ikundiro. Ewe. Ndumva se kuririmba Indirimbo ndayikunda cyane. Sibyo? Harya ni yandi. Ni ya Nkurunziza François. Hora simuzi. Kireka wenda ari nk'imodoka nziza ukambaza amafaranga igura byo nahita mbikubwira niyose. Buri wese agira ibintu bye. Yewe. Harya ngo uri butahema? Yes, ngomba kurara ntashyebye. Ubusa kureba amasaha kuze. Waretse ukazagenda ejo mu gitondo kareka kurara urugenda. Oya, ahantu ugenda amasaha ane gusa. Ni make se? Ntabwo byatuma ntataha ngo burije kandi imodoka za express zihari. Ariko ugurira ukanswa n'ikira. Ejo mfite gahunda ikomeye. Mfite umushyitsi. Uwo mushyitsira kanumva ashobora kuba adasanzwe. Nta nasanzwe byo rero. Ni fiancé se? Yego niwe. Koko. Usikura umwana mubi. Gutese. Usigaye ugira amakuru ukayibikaho. Nizere ko afite amafaranga. Amafaranga? Amafaranga nyine. Usimpamagaye koko. Ubu yarambazi. Allo? Umva Marite. Narakwiyamye ntukajya umpamagara untesha igihe. Turumvikana? Bibaye bwa kangaye nkwiyama. Cicika maze nkubaze. Bibaye bwa kangaye nkwiyama. Njye nyine byo gukunda ndujya ujya kubibwira udukobwa tw'udukene tugenzi twawe. Sinjye ntukaze kunkinaho. Kuki? Nakubwiye ko ntawe mpuriye nawe. Ntabwo wumva? Ngo ushaka kugira ute? Kunsura. Ukaza kunsigira ibyana n'ivumbi mu nzu. Ariko umusore utagira imodoka ubwo urumva navuga n'iki nawe? Navuga n'iki nawe? Taka ntukamena umutwe. Kuko mbese ubwo muntu umuhoye iki? Nagendera mbesire asoni. Ni nk'ibyo navugaga by'udusore tudashinga nyine. Ngaho komeza umbwira ibyawe muko. Uwo musore n'uwirwa iwacu. Nuko ni umwarimu wigisha muri segonderi ku kigo kijya kwegerana n'ibiro by'umurenge aho nkorera. Ngo ni umwarimu? Yego. Ni umwarimu kaga? Ariko urumva nta soni ufite? Isoni se z'iki kandi? Nagize ne. Data we. Ubwo se amashuri wize yakumariye iki? Yakumariye iki? Wabuze gukundana n'umuntu ufite amafaranga ngo umwarimu gakweto. Iyo mbimenye simba narakurihiye rwose. Simba narakurihiye. Ariko ubwo ayo magambo yose yavugiye iki koko? Yavugiye iki? Kuba narakundanye n'umutima wanjye ushaka nibyo bitesha agaciro amashuri nize ndetse bigatuma wicuza icyatumye ndihira. Ntacyo nzayakwishyura. Wayabona? Nayabona. Urambabaje cyane kaga. Urambabaje. Abantu mwize ni namwe mugeraho mugakora ibintu bidasobanutse rwose. Ubwo suwo yaje ate koko? Yaje ate? Erega nkigera muri segonderi nasanze wageze mu mwaka wa 3. Ko rero hari igihe twaganiriye tuvuye gukina kuko nawe yakinaga volleyball nkanjye. Ambwira iwabo numva ndahazi. Nuko nyine twatangiye kuba inshuti. Hanyuma uko imyaka igenda ishira tuza no gukundana kugeza ubu. Ntabwo bishimishije rero na gato. Uko biri kose rero naramukunze kandi nawe arankunda. Imyaka tumaze dukundana ni myinshi. Nabonye ari umusore w'inyangamugayo rwose. Ejo hazaza mwereka ababyeyi. Ziba.
isoni uravuga reka ubwo ibyo nibyo byaguhindishije ngo uratashye kubagaho ariko goda uzi ko najyaga numva bavuga ko uri umwirasi nkagira ngo ni amagambo y'abantu ese da kubukira uratari ubwawe njyewe amafaranga yawe turayafatanyije ku buryo nakwishima ariko byibura ukanyubahisha nk'uko nanjye niyubashye umva rero nkubwire iki yengera gahunda zanjye sinjya nkorera mu kwaha k'umuntu uwo ari we wese nuko uvuze mfite umutimanama wanjye mbese da ubwo ko numva umwadu utaramubona kandi nari nzi yuko nzagira igihe nkamuzana tukagusura nawe ukamumenya byari kuzagenda gute ntuzamugeza aha bisubiremo ntuzamugeza aha sinshaka no kumubona sinshobora no gutaha ubwo bukwe wisha rubizi ariko narumuwe ko wumirwa iki nditahiye de sigara mu mafaranga yawe muko byo usangwa nabo mureshya nuko uvuze ugiye kunteza abantu gusa untanga kurongorwa Gaston ariko hano nta kintu ufite muri firigo yawe nibura ngo mpereze ko icyaka kigiye kumbitsa mbese ariko sha kurya ujya ukunda kuryoshya inzoga ubizi se amara ndaza gusohokana uyu mugoroba ari nkumva ikiganiro cyawe cyo kwicupa ariko nta ndakwiba ubuntu ujya ukagotomera iyo wakaboye cyakora byo rwose hano hagombaga kuba hari ikintu sungari ariko cyangwa nawe urabizi iyo twahuye ko inzoga ziryoha cyane ndabizi ariko ntaza kuyigotomeraho nyishyikira dore icyaka kimeze nabi cyakora byo kimeze nabi kinyagwa biranoroshye rero ubwo ndi kumwe na boss noneho ndazinywa urabaza ko ureba wowe gusa nango kumira cyangwa wowe burya umunyu gusa ibintu biriho dore noneho no ku cyumweru ntibagiye gucuruza ariko nabonye umunsi abacuruzi hafi ya mwese mwubaha shaka ku cyumweru rwose hacuruza mbarwa muri uno mujyi erega n'Imana ngo yararemye igeze ku cyumweru iraruhuka akazo kwa kataryama ariko n'ubundi we nabonye ufungura igihe ushakiye ukanafungira igihe ushakiye ariko burya kenshi n'ubundi barimo gukora iki kugira ngo buriya mba napfuye gufunga gusa nkajya kuryama karata burya buri wese amenya ibye aryama akagera ku kigushaka none kuri inshuti yanjye wasanyigishije uko nakwinjira muri business nanjye nkareba ko narushaho gutera imbere rwose gucungira ku mushahara gusuza rimwe mu kwezi none se wowe ufite akazi keza hari ikibazo akazi ni keza ariko igihe icyo ari cyo cyose kanahagarara bikancanga sha byo ntunabeshya rero ubundi wakagombye kureba kure kandi ukiga no kuzigama sha dore ko abasore tujya mu marani twibuke n'ejo hazaza ni wowe ugiye ibintu ushaka soro nkawe utegereje iki murogo urangaruye utegereje iki nyine nabuze umukobwa iki ushaka soro wagirika kunyirya ngo wabuze umukobwa wo nukuri naramubuze da erega shaho ntabwo biba byoroshye ariko ubwo umuntu nkawe ufite kashisha zinagaragara koko niko tuvuga ngo wabuze umukobwa mvaye erega shaho umugore mwiza umuhabwa n'Imana siko muri Bibiliya handitse se bembwa ngo Bibiliya burya se waje gusoma no muri Bibiliya nge ndasoma shaho utagira ngo rimwe duhurira ku icupa gusa ndashaka kira gusoma agacupa gusa tugende umukristo mwana bakerese togasito hanyuma se wowe utagiye kunshotora kandi nkaba muzi neza ugezeyo witegura kurushinga nitegura kugera kurushinga nyine kurushinga yakufite se n'imike ko muzi none se ndushingana nande ko ari nk'ibyo byose nande nako danse muraseka reka guseke niko subiramo numve ngo nane uko numva se bigutunguye kandi mbona mubanye wa reka uramenye uramenye rwose oya hafi siga kubera iki
narenze ko muri hafi kutubwira neza none nibyo byawe. Ariko wowe ubona Gaudence ari umukobwa wakwizirikaho ngo murabanye iyi nkuru yihindura mu gishushanyo yewe wase kubera iki Kirima Gaudence azi gushaka ifaranga kandi aranarifite rihagije. ayo makuru urayafite neza ifaranga rwose ari naryo ararifite rwose n'imbwa itasimbuka ariko n'ibiri hanze urumva reba igusubiremo n'ibiri hanze kandi akunda ifaranga kurusha ikintu icyo ari cyo cyose. Ibyo byo njye nanjye ndabizi erega n'uwiwacu ndamuzi neza bihagije. Afite nyirarume w'inshuti yanjye witwa Karekezi yaherutse kuva i Burayi kwiga. Ni n'umucuruzi mugenzi wawe biramuzi kumva ko njya numva se yishyira mu myanya ngo mumeze neza ra. Kazi to singubeshye ibyo rwose afata neza ku buryo bwose. Uzi ushaka keya nigira kumusura rwose akagenda nuko bimeze abona cyatinze gushaka mva mbese ariko buriya Gaudence akunda abasore beza bibashye nkawe. izate biyubashye nkawe nyine. wowe se ntiwiyubashye sha bose muzima ufite ifaranga. Nanjye ntundebe gutya twabanje kukanyuza ariko mbona imico ye ntazi. Agira imyumvire iri hasi nk'iy'abaturage mbere nyine n'ibya bindi bavuga ngo ikivamo cyo ntikikuvamo. Nta bupfura agira kandi umugore w'Imana izamundira. uvuze ibyo rero nibuka ikindi kintu namubonye kandi kitari cyiza ni uko yumva ko ifaranga rihagije ibindi byose byashaka bikarorera. Ibyo byo ndabizi urumva yereka buri wese ko afite ifaranga mbese ko ntacyo yabura mu byo Rurema yashyize kuri iyi si. hari n'ikindi wibagiwe. ikindi nibagiwe Gaudence yeba ni umushizi w'isoni mubi. Yeba ni shitani igenda Gaudence. erega ndabizi byose. turera ahubwo reka ngire dufitanye gahunda ariko reka mbanze mwitare. alo sheri ndaje rwose ndaje mu kanya. umva rero Gaston uze n'ibindi reka ngende shandagiye ariko na rya cupu ryibuke turarisoma nimugoroba ko nyamona suvayo utabasha no kweguka. Genda baguheke yasha imboga zibona abana koko. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez icyo mva rappeler n'abaturage nta gahunda bagira. Uyu sinari namubwiye ko ndi bumusure kandi ntari butinde. Ubu se koko yagiye ndamutelefona nimero ye ntiriwe. Ntabwo azi ko mbanisha akazi kanjye nyamara nakwanga kubasura ngo ndi umwirasi. Boko ni umwana wa ntobe mukobwa mwiza. Wowe ariko mama ndakumva ubu koko igihe nahagarariye ahanabuze umuntu ninanga kubasura muzajya mundenganya. ese ko mbona warakaye umwana wa ntarakara se enda ngwino mu nzu nkwakire. oya rwose urambabaje. wirakara disi dore nari mperekeje kankera wa wundi wo hirya iyo mpindukiye mbona imodoka ndavuga nturiya ni Gaudence imfura yanjye. uwo muturage se watumye unyicira gahunda urumva atampombeje. ese ubundi nkuriye gutesha igihe mama ni gute yego ko niko se ye harya ubu koko nabyaye umusirimu ntabwo ngomba kubana n'abakene. yego ni akazi kawe rero ubwo ujya ukomeza ubiruka inyuma. none njye ntacyo nabona navugana na bene bariya. oya ariko jya wicisha bugufi Gaudence. neza ubu se natinze koko ku buryo byakubabaje mwana wa. erega igihe ni amafaranga. none ubu si igihe naziye abandi bicaye mu maduka yabo bamaze kwinjiza angana iki. oya mwana wanjye wikwicuza ko waje kunsura ndi nyoko. wikabya umunsi umwe niwo watuma ubura amafaranga Imana ibaye yayaguhaye koko. urakina wowe. ese nkwakiriza iki ko nabonye usigaye uri umunenganenzi. cyokora hano nari mfite agashera naraye nenze karyoshye kubi ntuzanire usomeho se. reka byorere mama. ibyo bivuze sinabivana ngo mbigeze mu mujyi. nakabikenze ubu suranywa ikidi. nta kibazo yukigora mama ndanywa ka cyayi. wagira ngo nari mbizi dore nabyutse ngiteka rwose. nibyo dore teremosi iruzuye ahubwo reka ngusukire.
nta kibazo. akira ngaho ukirire mu isukari gusetse Mama asigaye ari ubusirimu rero. Wamenye ko umuntu afata isukari akishyiriramo cyane rwose. ukuntu mbere wajya gushyiramo inica n'ikizarangiza ukatubwira ngo turayisanga hasi. umva de nasirimuka se sinabyaye umusirimu. Ntabwo byoroshye. namenye usigaye umwe ingana iki ko ndeba ibyahindutse wawe ari byinshi. ngaho mpereza. ewe ndabona usigaye birimo neza rwose. nyegereza n'iyo sukari. akira. Urakoze. ese papa yagiye kureba imirima y'uko imeze. ubu tugiye kweza amatunda n'ibinyomoro bitagira ingano. ariko kirashyushye rero reka mbe neretse ikibanza gihore. kirashyushye cyane. ku muriro. nuko rero ngo mugiye kweza ibinyomoro n'amatunda. cyane rwose. nuko di usimene sinari kuzaza byeze mukampa. ubundi se hari ubwo ucitse hano goda uzagaruka ubitware. mbabarira muzanzanira ntabwo najya mporanza hano. kubera iki se kandi ufite imodoka. mba nataye akazi. amakuru ki se yo mu mujyi mwana wa. turaho. ariko se rwose wagira ngo se ajya ko kwita yari azi neza ko uzagira ifaranga. izina ni ryo muntu rwose uri nyirafaranga. urasa neza. ufite imodoka nziza. uba heza mbese. ariko nawe uzi gushyushya umuntu ye. gute se. ndasa ntese mama. urasa neza rwose. ndabona usa n'umuzungu pe. ese harya ngo wararahiye ntuzaza mu bukwe bwa murumuna wawe goda. harya ngo ubukwe bwakagaje buzaba ryari. dore hasigaye ibyumweru bibiri gusa. hageze rero. gusa ntabwo nataha ubukwe bwo muri iriya misozi. ugize ngo. ni mamoda ubu mu bitumye nza mbere nabyo birimo. ntabwo nzaza rwose. ndumiwe koko. yego ubushize yanatashye yikubise. niyo mva ashaka ko mutwerera azaza bimbwire. ariko ibi ni ibiki koko mana yanjye. ikintu kizatuma udataha ubukwe bwa murumuna wawe ni iki koko goda. ngo ni mu cyaro. ni mu cyaro nyine. imisozi mibi kuriya sinajya nawe imodoka yanjye mama yakwangirika ni mama y'Imana. yego ye. sinabivamo rero. ubwo ntushaka gutera murumuna wawe agahinda goda. kakaki. ese wowe ntuzamukenera ma. ariko ubu azagira agahinda k'iki koko. naho akagira za rurere kujyayo. ego mana. mbese nkubeshye njye sinajya muri biriya byondo mama. sinajya muri biriya byondo bamuroga. yakagombye kuba yarakundanye n'umusore wiyubashye ntajye gushaka mu batindi muri biriya misozi muri biriya byondo. rekeraho. njye rero nta gihe mfite cyo guta. urashoboye. ariko rwose ntabwo ari byo goda. ntabwo ari byo si biki. uzabana n'abakire batuye mu mijyi gusa. none ubu ndamutse nje byaba binsaba kuzana iyi modoka yanjye. ukayizana nyine. muri iriya misozi mama ntabwo najyana imodoka yanjye mu muhanda umeze kuriye. ni impamo y'Imana. ngo nkubeshye se. dore ni no mu gihe cy'imvura sinagira ibyondo byaho. nkubarira cyane rwose. reka ibyo tubyihorere goda. ndakumenyereye. ese wowe uzatwereka umukwe ryarima. ubwo uratangiye akanigendere. none se ngize nabi ko kubaza gutyo mwana wa. azaza nyine igihe nikigera. ese ubundi umusore uzakwemeza azaba ameze atema. ko mbona ubana n'abakire gusa ngo n'abavuka mu miryango ikennye ntacyo mwavugana. nawe urabyumva nyine agomba kuba ari umuntu wiyubashye kandi nawe akomoka hihagazeho. ntubyumva se. kandi nyamara mwana wanjye umunyarwanda yaragize ati nujya gukunda ujye ukunda abantu bose ubagarire yose ntuzirizera n'irizarumba. oye mama rwose. hari kera nyine mu gihe cyanyu. ubu ngubu nta kwinginga cyane iyo ufite ifaranga. yego ye. ugomba gushaka ubona muberanye. komera gusa. cyane nyine wifashije nkanjye. ngaho guma muri ayo ngo utegereje abafite ibya mirenge. shenge wikwishunga. aha ese ubwo wizeye ute ko amafaranga ufite atazashira mu konti. ariko se mama ubwo uragira ngo mpubuke njye gushaka abo mbonye bose batari ku rwego rwanjye.
reba nka Kagaju uriya amashuri yose yize mbabarira ubyibuke neza mama akaba agiye gushaka mu cyaro mu batindi. Ego nyagasani nyirimpuhwe. Mbabajwe n'amafaranga yanjye namutanzeho ngo ariga. Ego mana ariko wagiye umenya guca bugufi muko. Aha nakataraza uzakazana wa mukobwa we dore aho nibereye. Namugaye kunyitegereza cyane. Yo se nabonye usa nk'umuntu nzi ariko rwose mbonye ko nibeshye da. Nibyo? Nibeshye rwose. Wasanga ari umuvandimwe wanjye. Byashoboka pe. Anyway njyewe nitwa Martin. Wose witwa nde? Njye nitwa Kagaju. Kagaju. Yego. Ega akazina keza. Ni keza gute? Ni keza nka nyirako. Winsetsa noneho. None se ko kuvuga ari ugutaruka hari umuvandimwe ufite witwa Godanse. Kubera iki? Mbwira yewe ndakubwira impamvu. Ndamufite. Godanse sha. Ndamuzi se? Ndamuzi. Ahubwo se ntarashaka umugabo. Oya ntawe arashaka rwose. Godanse sha yaranyanze ngo ndi umukene ngo nta modoka ngera n'ibindi byinshi. Mbese yanyiraseho bya bindi biteye ubwoba. Mbese ni wowe? Yarabikubwiye se? Oya yigeze kukwitaba kuri telefone numva. Yandutse wumva? Yego. Imodoka simbonye uyifite se? Icyo gihe ntayo nari mfite. Biroroshye kuko wayiguze uzongera ugerageza amahirwe. Usikura umunyarwenya burya. Ndabeshya se? Icyabuze cyarabonetse kugira ngo gahunda ibe porogaramu. Ariko ndetse ndabona wowe witonda pe. Ntiwamenya rwose ko mwonsi ibere rimwe. Ariko abasore muze kuturyoshya ye. Ubwo se koko kano kanya umbonye uhise ubona imico yanjye? Cyane. Twe tureba kure. Kandi burya ngo kari ku mutima agasesekara no ku munwa. Burya mukuru wawe niyo umureba uhita ubona amahane mu maso ye. Ariko ubanza araguhabuye ati kuva yantuka akantu kuza agiye kumusura. Nahise niyakira. Nasanze burya koko amaboko atareshya ataramukanya. Ariko ubundi amaboko atareshya nayahe nayandi. Sha nayabonye kuri mukuru wawe. Mbese uko kuvuga ari ugutaruka waretse tukibanira yenda ko nakira agahinda mukuru wawe yanteye. Yewe urambabaje pe. Kubera iki? Ndi hafi gukora ubukwe. Ukuri? Ni ukuri pe. Sha yomba narakumenye mbere ntiwari kuncika. Rahira. Umva ukuntu wivugira neza sha. None se waretse nkaguha lift tukagenda tuganira burya yenda ntibyagira akamaro. Yewe wari ukoze ariko ndacyari mu tuntu twinshi muri uno mujyi. Aho gusira sigo dansera. Ndabona arimo kukuvugiriza amahoni. Niwe da? Genda witabe mwene wanjye. Nanjye reka mvana imodoka yanjye mu nzira umukira atambuke da atava hangonga. Komera Gaston. Komera cyane cy'Imana we. Amakuru yawe se wa? Amakuru yari meza da. None ndabona utashye kare wa. Komera cyane sha Gaston. Meze neza. Kugira ngo se ndatashye. Reka se ntabwo ntashye. Yes. Uje kunyisurira gusa ze? Oya. Ni garage rwose. Watobokesheje? Urebye ntabwo ari ikibazo cyo gutobokesha. Imodoka yanjye guhereje ifite ikibazo cyo kumena amavuta. Ngiye mu igaraje rero ngo bandebere uko bimeze. Nimbonye ugenda n'amaguru ahubwo nendaga kubaza nimba wayigurishije. Ntabwo ariko bimeze da. Ese jo uyigurishije? Ko dasa mbonye ngenda n'amaguru ebyiri. 3 eshanu.
aha arahira ko yazongera kuvugira ntabakabyenesheje rwose ukuntu Gaudence muzi bigenze bityo nta nubwo mwahura ngakwereke ko akuzi uriya aragatsindwa Gaudence ubu kandi ngo njye na ya nkumi tuzasohokana igihe ntaramenya uravuga wowe na nyirafaranga ze niko yitwa kusha uraho utazi n'amazina y'umukunzi wawe uranteye rwose Gaudence ryonyine Erike sha nta courage ngira zo kumenya amazina yose kuko nta gahunda ndende mufite. Bimenyerero yitwa nyirafaranga Gaudence. Nyirafaranga Gaudence. Nyirafaranga nyine. Ariko Gaston ziko nibwo nzamutungura kamuhamagara nyirafaranga kugira ngo bivuge ko mwitayeho. Ariko nawe uri mubi. Mubi gute se sha? Ahubwo ze kutama amakuru. Ayahe makuru. Cyagihe ugenda kubagaho guhamagaye ntiwagaruka no kunywa za byeri byagenze bite? Byeri zawe rwose ubonaga binayuka agera ko nazibuka naketse kirya gihe shaka ko tujya gusangira disi erewe nanjye ngo ntegereje uwo ngurira amabyeyi abandi bana ariko zazi ngo umunsi umwe buriya Gaudence twapanze ko tuzasohokera ahantu heza cyane nanjye ntamenye tukamara weekend yose mbese nyine bya bintu by'iminaniro byose bikasigarayo ariko buriya kima nugira icyo ukamutera indashaho uzamwigobotora gute rahira ko utazagoma umutego ibyo bivugisha bigahinduka urwenya ahinya buriya aranashaje ntukamukinishe yewe Gaston mubonye ko ari wowe ushaje ahubwo gusaza ni mu mutwe shaje yego nanone ariko umenye ko ari muri za 40 na kuko numva yenda kungana na mama se mwogahe yewe ubanza nanjye nzakora amahano ni amahano gusa gusa ko ngize ubwoba niba ari ibyo ni mu cyacuru rukukuri oya ntabwo ararengerana yewe uretse ubwirasi bwese n'ubushizi bw'isoni agira ugira ngo nkuriye umushyize mu rugo niyubaka neza kuko wamaze guca akenge aba yarashatse azi icyo gukora uriya yakuba ngewe cy'Imana sinabana nawe rwose kuba mama cyangwa umuvandimwe wanjye baza nko kudusura maze akabareba k'ikimbwe haze sha ubona ko Gaudence atabikora yabikora n'umunyagasuzuguro ariko buriya ariko ukuntu yagira gutya akaba atakwemera ko mujyana gusura iwanyu ngo ni mu cyaro cyiza wabimenye rwose nkunda kureba kure rwose rega ndamuzi neza sinabikubwiye se uramuzi ibyo nyine singuciye intege ubaye ufite gahunda mwakomezanya oya nta gahunda rwose ntayo hafi si gahunda naragerageje ngo ndebe ko hari aho nahengekera rwose ndaheba neza pe reka shenge gushaka umuntu muteganya kumarana ubuzima bwose usigaje ku isi bisaba kwitonda urumve ntabwo ari uwo ari we wese rero ngo nuko afite amafaranga se n'igika ari umushyitsi amafaranga arashira cyane ko amafaranga uwo ari we wese yayagira hari uyavukana se si nk'ibyo byose ubu nigirira gutya nkizanira umwana utagira akazi ariko afungutse mu mutwe nyine ari imfura kugira ngo sinamwigisha kuyashaka nawe akayabona se kabisa rwose aho uvuze ukuri nawe ukaba umutenga mu bitugu kandi akaba yazamura n'undi gutyo ahubwo Gaston akira kora aha rwose unyunguye igitekerezo pe ntiwumva se ahubwo reka nkubwire rero ikintu Gaston hari umwana amaze iminsi nikaho buriya utumye mbishyiramo imbaraga sha uzagora rero kandi wumva ko manywa zasize nkakwibutsa ibuye ahubwo uzi n'ikindi ubu ngiye kureba uburyo nanjye ntaca akenge da kuva mu bujiji rwose have njye kureba ko imodoka yanjye ahubwo bayirangije ku mugoroba nigire kubwira ijambo ryiza ubona ribikiye none se kima kuko ugiye utambwiye uwo mwana waguhogoje sha kwa Mungu ubyumvise ko watunguwe gusa nako Gaudence abimenya ntabwo abado babiri ntabwo bisobanukiwe ariko bidasobanukiwe n'iki ahubwo babiri gute se nyine umva urabona uriya mwana witwa Penina ukorera Gaudence Penina uriya njya nganira nawe gake nkumva aciye akenge cyane kandi nkakunda ukuntu yitonda akanihanganira ibitutsi bya nyirabusha sekazi kandi
kubitsa ibanga noneho niko ko penina ngaho ibibazo ukuntu ugiye gusimbuza Gaudence umujawe gusa byo nanjye ndabizi aritonda cyane uriya mwana. umva rero reka mubwire maze iminsi mureba mbitekerezaho cyane ubwo rero kuko mbizi uko byagenda kose Gaudence ntabara nawe ngo mbishobore ndumva imbaraga zanjye nyinshi ngomba kuzishyira kuri kariya kana shana nagushyigikira tu gusa witegura intambara yanyu wowe na Gaudence n'uriya mwana kandi utekereze ko ushobora kumugira umushomero nureba nabi. niyo mpamvu nyine nshaka kubyihutisha ku buryo Gaudence nawe menya akamwirukana nanjye nahita nihutisha gahunda yo kubana nawe. ndumva iyo filime nyifitiye amatsiko tu uzayibona wowe. Mberangwi Rangwida ndakumva mugabo nkunda. ese uri mu biki? Naje ngaho mbwira nakwitabye. harya mu bukwe bw'umukobwa wacu busigaje igihe kingana iki? Yego ese ugira ngo ntihageze dore ni mu cyumweru gitaha harabura iminsi 8 gusa. Yego ko use nzaba nabonye isoko ry'ibinyomoro byanjye bahu nabona n'ingura nzabigenza nti oya zaboneka umwana wanjye azakora amafaranga namba mfite aho nagiye mu byo ushize ntibaranyishyura rwose. ariko mukuru we yari yamwemereye ko azajya i Kigali kumureba ngo amubwire ibikenewe hanyuma amuha amafaranga. dore ko ngo atazanabutaha data we. ugize ngo iki? Gaudence yaravuze ngo ntazataha ubukwe bwa murumuna we? oya murambeshye byose birashoboka ngo azaba yabayikize. aha ngo ntiyajyana imodoka ye mu byondo dawe. ariko akazakumirura iryo cyano ry'umukobwa se risigaranye umwirata ungana gutyo. iyo ntariye igishoro riba rigeze muri urwo rwego ryirata ngo abyibuke se cyangwa nishya ariko amutanze kurongorwa ari we muto. umva njyewe nabuze icyo mvuga gusa byarambabaje ndumirwa. hanyuma se kagaje ngo azaba agiye kumurebera iki? yamubwira ibyo yagombaga kumubwira ari hano. yasanze kagaje adahari nuko aravuga ngo ntiyamenya ibyo akeneye adahari ngo abimubwire. ubwo rero asiga mbwiye ko nzamwohereza akajya kumureba da. bwajyanye agasiga amafaranga yumva yakora ubukwe byari kumutwara iki? yakora ubukwe bwagira bunganya sekuru burya na data ari umunyabugugu ukabije rwose. burya se mwiriwe bahano. mwiriwe neza mwana wa. wiriwe papa. wiriwe mwana wa. ese kunde warakaye? narakaye nibyo. byagenze bitese mama? mba mwana wa mwatonganye ko mutajya mubigira? ndarengana da. twari tuvuga iby'ubukwe bwawe nuko nyoko ambwira ibya mukuru wawe w'umwirasi ngo yakanye ko atazagutahira ubukwe. ibyo byandakaje rero ntugire ngo hari ikindi. ariko koko nanjye byarambabaje pe ngo ni mu cyaro ntiyajyayo. witeguye se kugira ngo kumubwira ibyo ukenera? ariko ngewe numva ntajyayo rwose. numva nzajyana ibyo nabashije kubona hanyuma Gaudence yakumva agomba kumfasha akabikora yibwirije ntagombye kujya kumuhakwaho. aho nari kwishimira ko aza akamfasha kuko yitegura akanabutaha. none yanyirasiwe ngo ntiyataha ubukwe bwo mu cyaro nubwo mperuka we yambwiye ko yicuza icyatumye andihira. nkunda ko wihagararaho nka susha kora aha rwose nanjye naniteguye kukubuza kuzajyayo. ndimo gushaka isoko ry'ibinyomoro byanjye sinzaburamo kugukorera ubukwe rwose kandi nizeye ko bizagenda neza. yego papa ntuzajyeyo rwose. iyo amazi akubwiye ngo winyuka nawe urabwira uti nta mbyiro mfite rwose. ubwo se kuko hari aho muzongera guhurira? nta kundi nyine ubwo niko yabishatse. abakire bazajya babana n'abakire bagenzi babo. gusa naramuka agize umutima wo kunsura nanjye nzajya kumusura. nakomeza kunyicaho kandi nyine nta kundi. cyakora narwara nzajya kumurwaza nk'umuvandimwe wanjye. ese ubundi kuki yaje yasanga nta telefone ngo tuvugane? nta nimero yanjye agira? uwo kagira imana wese ko yaje asa n'uhanyuze ngo yasize akinze amangazine da. ngo abakiriya bamubuze. ese ugira ngo yigeze anicara? ese ubundi uriya azabona umugabo ra? ngaho nibereye umukobwa w'umwirasi kuriya kenshi kubona umugabo biragorana keretse yabonye azajya yitegekera. yego ko mwebwe ntabwo muzi umukobwa wanyu. hari umusore duherutse guhurira mu mujyi ambwira ko ngo abona dusa na Gaudence. mubwira ko tuva indimwe ariko yambwiye ibyamukoreye ngo yagiye kumurambagiza ngo yaramutuse aramutokoza. erega ndamwiyiziye kandi ngo ategereje uzaza ari mu rwego rumwe nawe da.
rwose ngo nta musore utari umuherwe wamugerera heda narayobewe rwose. namubwira iki nuko ari umwana wanjye naho ubundi mavuze nabi nakoreka nicecekere. Kaga Karame reba ibiryo twakubikiye gira ufungure usubire ku kazi mwana wa udakererwa. Ese ubundi uzatangira konji ryari? nzayitangira umusibe ejo. erega iminsi yagiye nawe urebe ko yamasaka yinnye neza uyasereke uzakura ikigage kimeze neza ntuzadusebye. nayarebye ameze neza cyane mu gitondo ndazinduka nyasereka dore ubu bwari no muki ntazatinda kuma. mpereza ya ngofero yanjye gushaka umukiriya w'imbuto zanjye ahubwo dore ngiye. Ndende karibu urisanga sheri. Karibu cyane rwose. sinagutindiye se? Oya. Ewe banza usuhuze yewe. Yambi. Ndumva nakwigumira mu gituza cyawe. nibyo Yewe uyu munsi wabaye mwirabura noneho. Nari ntangiye kwiheba kuko yewe se ugiye mu kumubera sinagira icyo mubwira ati niko wigumane ndacyashaka kugumamo. ngira nkugire sheri. ndakora harya basubiza ngo iki ndamukugize. nanjye simbizi ariko ibyo ari byo byose barikiriza. icyangombwa ni uko tugirana. ibyo se ntako se ngo ngaho ntera simbizi akanyenga. tukaguterura ibyo nabyo ariko mbega akanyenga we akagogo kari kashize ntabwo utageze ariko urakoze. amaboko yahisaza bimeze neza neza. kajya ndaharira ni kare mukundwa. urakoze cyane rwose sheri. ariko dusishane yicarire wirirwa ahagaze ntaba yorohewe. uwo muri uwo mugongo ndaje mukorere masaje. uko bishaka rero naho reka nicare masomekaye sibyo se? kasitire kandi utazishaka ndabizi ko nzi guhatara. ndabizi ko guhatara bimaze ibintu hanyuma se shiringa karamere uyu munsi uramukinana. icyo unywa se? hari divayi yego hari bikeri cyangwa se ngwino wirebere n'izindi ziri muri icyo rwanda ziri ijambo. ariko urabizi sheri nzanira ka kadivayi ka kari tujya dusangira sibyo? ndakibutse. urakibutse? ihute ihute kaza neza nawe nta kibazo. gasukemo rwose gasa neza rwose urabona ukuntu gasa neza mu kirahure utyo kumva ntamenya gufata neza cyane se ufashe gusa uzi ko ndi uw'ejo. ntabwo se ngupfusha ubusa gute koko? ntamfusha ubusa se. mbwira ma ubu ngubu igihe cyose tumaranye iyo ugira gahunda nzima ntabwo umwana aba amaze gukura yiruka. ariko uvuze icyo kintu hamwenda cyibuka uzi kuboko kw'imfura yacu iyo imaze gukura byibuka bakabimenye se gahakira rero shira icyaka kira ku buzima bwacu kandi ubuzima bwacu karahiye
karahiye karahiye rwose gereye sobyo mbona ubu nakomeza nk'akagatura ariko ntabwo byakunda nyine ni umaze ndi kareba rwose kararyoshye maraguma gatinda wayiri gase neza uraza kubibara ubundi iyo gahunda rero ntararenga rwose sibyo ariko rero ntabwo ari ibyo ndimo kukubwira ubitekerezeho kandi ubwira ijambo riruhura umutima wanjye humura nta kibazo reka none se kima uteze yombi umukunzi reba nawe igihe gishize uko kingana dukundana ndakizi uzi ko murumuna wanjye agiye gushyingirwa ejo bundi none nkaba naragize n'isoni zo kuzamutahira ubukwe kandi koko nzashake narashaje kandi ntabuze amafaranga cyakora koko igihe cyari iki ngiki nuko si iki ni uko iki koko ndabizi uri umukire ntubuze amafaranga yo gukora ubukwe rwose ntumbeshye by'amafaranga se ikindi kandi ubukwe ni ubwa babiri ibyo ndabizi nanjye nabigiramo uruhare tugakora ubukwe bwiza reka mbirimo humura ariko shiri wanjye sibyo ko mpari se nawe ukaba uhari ufite ikibazo kinuko ubwo yifuza n'ibindi ngwino igira hino hano unicare hano iruhande rwanjye tuganire nkureba neza sibyo se izo ntoki zawe nawe zinkoraho urazumva ariko ukanabazi gutuma nishyira mu myanya ye n'ubundi reka umwanya mu wawe nta wundi turabugeshwe ariko ntiduherutse no gusohokana rero kandi burya reka ku mazi magari twahaganirira byinshi ku mushinga wacu wo kubana sibyo se ariko si ko ari byo koko uzi ubwenge ntibuze kandi reka wibuke ko ubushize turiyo wanafashe neza rwose bituma ndushaho kugukunda nibyo se koko cyane navuyeho nezerewe genda noneho reka tubipange wikendi itaha tuzasubirayo wumva se sha amafaranga se ko atari ikibuze ndayizi ifaranga rikora byose kandi neza nibyo rwose amafaranga se ko ari buzima bwere bavuze ukuri tuzajyayo humura ahubwo uzi n'ibindi umugambi n'ubu nta wundi rwose tuzajya kwirira ubuzima indege irashya tuzajya kwirira ubuzima rwose ariko rero nakomeje kureba hano nditegereza ufite amafaranga menshi koko kwiki amafaranga urayafite rwose gusa waba bikibishidikanyaho ariko kimana wanjye ngewe amafaranga ndayafite ubimenye oya ndabibonye rwose pe neza rwose niko urabona iyi saro yawe uko imeze ndimo ndayitegereza rwose nkayireba nkongera nkayireba ese uri kurebamo iki ko nta gishamaje kiri ese nk'ubihagaze miliyoni zingahe hato mbwira ese n'utu ubona tugutangaje kuko gishamaje ni nk'utumiliyoni 7 gusa ntabwo ari menshi ntabwo ari menshi pe ariko urayasunditse ngo ntabwo ari menshi ari menshi rwose aya kuri njye ni nk'agatonyanga mu nyanja wewe rwose ndumva warageze iyo ujya aracyabura gato iyo ujya rwose ariko reka mbivuye mu rundi rurimira ariko ngo setimiyo kuko ngo ni nk'agatonyanga mu nyanja niko byongeye ku muntu nkaho ukiri inkumi cyane rwose ahubwo buriya njya nibaza buriya abantu batagira amafaranga babaho batiwe nyine ndavuga amafaranga ntabwo mvuga udufaranga ndavuga amafaranga nyamafaranga yewe icyo kibazo sinabasha kugisubiza uzi ko mbyibaza bikancanga buriya buri wese agira uko abaho mu bushobozi bwe nyine si yaba wategeka kuko imana njya mbitekerezaho numva ko bariya bakina
abasabira no ambwira nawe sheri bwiza ukuri nk'ubu koko umuntu uba muri uyu mujyi nibura adafite nk'utumiliyoni 10 kuri konti abayahwate uwo muntu abayahwate ubu dusonde kare none si byo yewe uradusondetse rwose haba nibyo numva biransekeje niko nawe urumva wibaza rati uko abayeho si byo njye ntabwo mbitinda ya musi nagutindiye oya uyu ni Ndera narinzi ko utari bumenye Gaston kubera iki se uraho neza Kareke uraho neza Gaston imyaka myinshi niko ziko wakuze ukabyibuha nibyo baje gushishoza da reka se cyane rwose amakuru y'iminsi se twari turaho ubu PH durayegamanye kabisa ubu nyibitseho wazi ko wari umaze kwibagirana neza rega imyaka 10 ni myinshi ejo bundi nahoze ndi kumwe na wa mwishywa wanjye uriya mugenzi wanyu w'umucuruzi uravuga Godanse se Godanse nasizaraga kumi keza none nabonye amaze kuba umukecuru niko umukobwa wacu ko agumuye muri mubiki ko se Kareke ndakumva umukobwa wanyu ko ari umwemezi w'umwirasi kugira ngo hari uwapfa kumwigondera rero ngewe mbere ntarajya kwiga hanze nabonaga amarere nkagira ngo nukubera imyaka yaragezemo yarakize kandi akiri muto none nasanze ariko akimeze ndumirwa ahubwo urabihora mushakiye henda nk'umuzungu banza ariwe bashobokana uranteda sinzi gushakira abakobwa bagabo cyongera abakobwa nk'abariya ashwida reka witsetsa nawe wamushakira mu bo mwiganyiye mu mahanga ese ba dogiteri wenda bo bamwemeza yewe akaba yicwende nikoga nawe mushakiye se murusha amafaranga dore ko abadafite amafaranga menshi ngo basa n'abapfuye bahagaze niko yakubwiye se sha yarambwiye arankurugutura mpava muzinutse reka yandatiye amafaranga ye biratinda Godanse ubwo kandi nari ngiye kumuguza udufaranga duke nibwo nari ngitangira akazi mbese nashaka gutwo kuba nifashije mu gihe ntarahemba arabanza ndatira ubukire bwe ariko nari ntaramubwira ikingenza nyine nuko mbimubwiriye atangira kugira ngo imisoro ngo ibicuruzwa bye biri muri majerwa n'ibindi byose bidafasha ubwo se ntabwo yayaguhaye ngo ayama Godanse n'ingona mbi reka ntayo yampaye ubwo se yarangahe koko ntiyari na menshi yari 100 gusa namusabaga ari yonyine koko yanze kuyakuguriza Godanse yanze kuyaguha yewe nanjye birambabaje yaransembeye rwose ndataha kuki tutaje kunyirebera ubundi ariko niba ukiyakeneye ntanayaguhada oya ubu nta kibazo natangiye guhembwa ariko urakoze ndanashima ariko nubujije amafaranga arakoreshwa igihe cyose bibaye ngombwa aho namuhebeye rero hari muri umuntu ngo ufite ubukwe ariko ntabwo azabutaha ngo ntiyajyana imodoka ye mu misozi reka ubwo nari namusabye ko twazajyana ariko uriya mukobwa ubanza afite ikibazo cyo mu mutwe se gusa ubwo se ayo mafaranga ye narwara azatuma hatakwigerera ko nabonye nta n'umuntu apfa kwizera n'umwe bene bariya rero niba bagira gutya bagapfa ntagire n'umenya kubona izaba iyo ziba ngo bapfa ntabwo azarwara yambwiye ko umukire atarwara
ariko se kareke ndakumva nta nubwo azapfa umva se ngo harwara abakene kubera ko babariye nabi habi n'ibindi nk'ibyo yewe ndumva ari uwo gusengerwa rwose kuko afite ikibazo. Niba hanze najyaga mbona nyandikira kenshi kuri interinete nkagira ngo ni urukundo. Ageze ku kibuga cy'indege nje ntungurwa no kutamubona mu baje kunyakira kandi yarabizi. Kuko ejo bundi mubajije impamvu ataje kunyakira. Ati nabuze wonsiga mu iduka ryanjye kandi sinari gufunga. Y'umutindi mubi. Uzi ko wa mukobwa ari igikoka ahubwo. Nge narumiwe. Ubwo se arumva azabana n'amafaranga ye gusa. Mbega gudanse azumirwa icyo nzi cyo. Yewe hanyuma se ubwo bukuzabutaha nzagerageza mbutaye nubwo ntari nagura akamodoka. Mushiki wanjye yantumiye yishimye cyane. Noneho bishyire muri gahunda neza uzanyibutse tujyane. Ko mfite imodoka se hari ikibazo? Uri inshuti yanjye. Wumva ahubwo wagira inshuti yagira nkawe Gaston. Uretse ibyumva n'urukundo rwashize ubundi kubaho ni ukubana no gufashanya. Shanda kwemera rwose waciye akenge. Sinakubwiye ko wakuze kandi nanagusize urakana. Ubu narakuze da. Ahubwo nzabwira n'undi musore w'inshuti yanjye witwa Kimana azaze tujyane. Akunda gutembera mu cyaro kubi. Nawe kandi afite imodoka. Bityo tuzanabafashe tubatwarira abantu bashoboka. Ubwo ndabyumva n'umwana wo mu mujyi. Iyo umuntu avuye mu mujyi akigira mu cyaro avaho stress yashize cyane rwose. Mbese ko ntako iki? Uracyari ingaragu? Oya nabirangirije i Burayi. Uwo madamu n'abana babiri niho basigaye. Madamu aracyarimo kwiga ariko narangiza azahita aza. Ntabwo njye nakwisigira umugore kuko se bamuntwaye. Kubera rero ko ubuzima bwo hanze bugoye umuntu amenyera ibintu byose kuko ababikora mu mibare. Uriya twabyumvikanyeho kandi dusanga nta kibazo kibirimo. Ubwo nahise mbona akazi kampemba neza azajya kuza asange naramaze kumutegurira we n'abana. Ni byiza. Azasanga afite inzu naraguze imodoka mbese ibintu byose byibanze bihari. Yewe ndumva ko imibare yanyu ari hatari. Muraho neza. Muraho. Ni karibu muri Isanga. Nibyo turisanga. Cyane rwose. Urumva se mwaba mugenda muri iriya modoka ihenze kuriya ntimwe mwisanga iwanjye koko? Ambo merci. Ndabona munafite ibintu byiza hano rero. Byiza byo nta handi wabisanga hatari hano. Ndabibona rwose. Mba nagiye kubyizanira mu mahanga rega. Nawe mba natumye ngo batampfunyikira ikibiribiri. Ndabona munafite hano n'amavarisi meza. Cyane. Nk'ingiyi muyigurisha ngahe? Iyi y'ubururu cyangwa kariya k'umutuku? Iyi kariya k'umutuku nyine. Kariya keza. Kariya urabona ntabwo ari gato cyane, ntabwo ari iraringaniye. Ni 100 yonyine. Ndumva inahenda da? Oya ntabwo yenda. Ntabwo yenda ku muntu nkawe rwose. Ku muntu nkanjye guteze? Nyine umuntu nkawe ufite imodoka nk'iriya uri umuntu ukomeye. Iriya marika itungwa na bake muri iki gihugu rero kandi nabo bifite. Kubera iki? Mba nabiteye imboni. Ya modoka irahenze na piyese zayo zirahenze. Ntabwo ari cyane. Nabibonye kare. Birumvikana rero ko na nyirayo yahenze. Ariko hanze ugira urwenya wa mudamu. Ariko rero ntabwo ndi umudamu. Ndi umukobwa. Sorry my dear. Ntabwo nari mbizi rwose. Ikibi ni uko nari kukubwira ko uri umukobwa kandi uri umudamu. Naho ubundi rwose ubaye uri n'umudamu. Uri umudamu mwiza cyane. Nibyo. Nibyo rwose. Kandi buriya rero ubyemeye twanaganira neza da. Nta kibazo n'ubundi ariko tuganire. Cyeka niba wihuta. Nubwo naba nihuta ariko ntibyambuza kuganira nawe da. Nakwihangana ngatindaho gato.
nibyo none si ivarisi mbwira umukozi yikujyanire ku modoka oya no ubu yihoreye ndarebamo ibindi nagura nzayitwara ubutaha wareba dore n'amakote rega ibintu birahari si byiza byose biri hano birahari rwose ibintu biri hano byose ni byiza pe cyane washimye rero ngaho zana kuri izo note ibyiza byose sinakubwiye ko bibarizwa hano ndabanure rero amaso yanjye yahumye pe kubera kwitegereza ahubwo ariko rero watwara kano kantu ushyire madamu umukorere surprise nshinyagurira sha muvanye hese mama warire nabonaga rwose waba umufite humura nta kibazo banyishyuye ntacyo ntabwo ari ibyo nari ngambiriye ahubwo ndumva dushatse twakwisungana nako ntabwo byoroshye da ibigize bitoroshye mbwira ibyo uvuze kandi uri gumi nkaba umusore ubwo se ntacyo wumvamo wasanga ari byandi by'abagabo b'ubu basiga impeta mu rugo bakaza kurya imitima y'abakobwa bihinduye abasore oya ariko rero ndabona ucanye ku maso reka urumva iryo jambo uvuze rirakomeye ndabeshya se oya ntabwo ubeshya rwose ako gakweto nagurira mushiki wanjye akahise mu rugo ako ngako k'umukara nyine ako keza kagezweho aka k'agasandari ndabona ari keza rwose ubusa kanangaye ni 30 gusa ayo gusa aya yenyine rwose reka nzu akira cyane kandi uzagaruke erega ntabivuze ko namwe muhenze kugaruka rwose none se ko utambwiye uko witwa nitwa Nyirafaranga Godanse ngo Nyirafaranga Godanse wow izina ry'umuntu rwose ifaranga uri naryo rero cyane rwose njyewe rero ubundi nitwa Dominique Dominique ushobora se kumpa akanimero kawe ka telefone bitwaye iki se akira kamwe mu dukarita ngendana zanditseho urakoze cyane kandi ndishimye ni ukuri ndagushimye nibyo reka ngende rero nzakuvugisha yego urakoze cyane umuhanda mwiza rero yego namwe musigara amahoro murakoze bayi uriya musore ni bosi pe urabona iriya modoka ye ya ubundi kuki nk'uyu aba ataransabye urukundo mbere ya Cyimana koko mama na Cyimana nta gahunda ifatika afite nubwo ari umusore mwiza kumurusha kandi akaba akiri muto kuko kuki ataje kera koko ariko se nanone Dominique nawe yaba ashaka kongera umugore wa kabiri nzabanza mwige neza mumenye sinashaka umugabo ntakoze ubukwe rwose aya rwose oya amafaranga yose mfite ntayakoze mu bukwe bwe kataraboneka yaba amariye iki oya ariko rero maze no gukura gato ntawabona ko narengeranye kandi ndi umukire ntibingaragaraho ndabona abageni batashye reka mbegere tube tuganira mwahabonye mu cyaro se ba bosi mwe reka iwacu ni hakurya hariya urumva ko inaha amazi bwira Cyimana we umunyamugi ese kutavuga muhu ariko ubwo murabona ukuntu ubukwe bwari bwiza bwari bwiza cyane rwose burasobanutse ntiwamenya ko ari ubwo mu cyaro rwose urabona ko uriya mukuru wacu yabyiteguye bihagije cyane dore n'Imana yatanze umucyo ntabyo no nk'uko mukuru yabigiraga urwitwazo ngo atazabutanga ariko reka mbabaze ye iwabo w'umuntu haba habi gute ku buryo utajyayo ubuse ko ataje bwabuze kuba bwiza
ese Gaston mbona wakwamiye muri telefone siko wagira ngo ntuhari urebye mva ndimo kwitegereza kano kana kari kumwe n'umugeni do mbega ukuntu ari keza kariya ni karumunaka uyu mwana ko ntari muzisi nuko wavuye n'ahakiri mutoya uri hasi afite imyaka ingahe ntagize se nka 23 ahari ndumva ari yagize afite akazi se cyangwa ariga ni umwarimu kazi kuri primaire urumva abana bamushiki wanjye mbaza amakuru yaho yambwiye ko ataratangira kwiga kaminuza aho mberukira ari n'umuhanga cyane rwose kandi yaritondaga ese ja ko numva baririza amakuru ye cyane ndeka di reka nibarize Karekezi n'inshuti yanjye uriya wasanga baye data wo kwenda sinabamenye mbega ukuntu byaba ari byiza nanjye nakitegereje ariko nabonye ntacyo kabaye kariya kana noneho tugiye kuzaba abasanzire aho murangurishije ariko gute se ngo abasanzire Gaston wasanga utambwiye ko uyu mugenzi wawe ari Gasito nawe nabyo kabisa kubera iki se aho mvarata Karekezi ntacyo naguhisha rwose guhura inshuti yanjye uyu musore ni inshuti ya Godanse ni inshuti ikomeye ya Godanse cyane ese burya ni byiza da ko mbona bitagufashaho n'ubuhoro nta kibazo da hanyanyaza yewe urabirangije ntacyo utambwiye niba ntumvise Gasito wumvise iki se reka n'ubundi ntabwo ari hariya nari ndambije Gasito none tubiziranyeho ni ukuvuze ntabwo uzibanga ntabwo nguciye intege ariko rwose umuntu niwe wipangira gahunda azakurikije uko abibona yewe uzi ko urabona umuntu wanze gutaha ubukwe bwa murumuna we ngo nuko ari umukire ari umuntu nyabaki ariko nzamutungura mwereke amafoto yose y'ubukwe hamwe n'ayandi twifotoranije n'abageni azumirwa yibaza uko nageze iwawe ibyo ngibyo babyita ikosora nzamukosora byo kabisa yenda yibwira ko azabana n'amafaranga ye gusa dore ko ariyo yashyize imbere ariko disi mugire murongore nzajye nkora nitahira ubukwe dore sinaherukaga igitaramo nk'iki ariko njyewe ndi hafi aha ntubizi se Gaston kagira inkuru nako ndibutse ya gahunda shahe niko ya filime nuko ahubwo none se Kareke ndakumva Gaston uriya mwana wanyu twahoze tuvuga se buriya nzamugeraho ntera nyine nazasigara ari njye kigwari yeho umuhungu yatakayemo biroroshye cyane rwose imbere yo gutaha ndabanza muzana basuhuze hanyuma ubwo nawe urabyumva kureho nimero ya telefone mwese muciye akenge ibindi bizikora imibare 10 ako kantu kabisa se ko numva nawe utoroshyera reka ndakuze mwabana urabona imvi zitamaze kuba uruyenzi nukuri nanjye ubukwe bunteye ishyaka Kimana nawe arankanguye njyewe rero burya ngira gahunda cyane wasanga Gasito yikinira nyamara muraseka kandi njye ndiseriye guma muhungu wacu guma rwose ubwo mwana azaba atarafashwe gusa aya ibyo yivuga sha nukuri nahita njya kwihimana aho nukeka ko abayihari abo byayobesha mberangwi rangwida mwana wa mabukwe ndakumva mugabo mwiza ariko noneho si akanyamuneza usigaye ufite muri iyi minsi mbese ugiye mu biki narimo mu bwatsi amatungo ariko nari mbirangije ngwino hano yewe tube twiganirira unaruhuke ariko aho uba wahereye ucuragana zuko niko ndakumva inyuma yawe ntigirangira ndakwitabye mugabo nkunda rega dawe ya mu rugo haba imirimo myinshi umugani wawe suko se ndabihebeza ndajya kwicara hamwe ngo nduhuke nkumva inka zirabiye ndabizi nkaba ndahagurutse n'utundi reka icara hano tube twiganirira
nta nka zo kwa kataryama nawe undi se mugore mwiza ndakumva rwose wakoze cyane jya uruhuka ese ugira ngo wa mugani wawe sinumva n'akagongo kashize dore niyo mpamvu rero mu mirima mba nashyizemo abakozi bahagije ni ukuri pe kugira ngo utazajya uhora muri iyi murimo wose idashira rwose nta kuba utagize dore nk'ubu umaze koga rwose urasa neza uti ngiye guha amatungo ubwatsi umva di none se koga nkisiga ngasa neza byatuma ntagaburira amatungo yacu koko yego si bibi n'urugero naguhaga ko imirimo yawe itagishira rwose mugore mwiza nicyo nagira ngo mbwire urumva turicara hano yewe nanjye nkwiteho ngo hekejya siko njya numva bavuga se aho uba wahereye unyitaho se ugira ngo ugiye amaso yanjye ntababibona yego rwose uranteye iyo kese noneho ni ibiki wanguriye ushonje uhishiwe humura rwose yo mbega imbuto zivanze zisa neza zinyibukije zo kwa muganga bajyaga batwerekeraho ko tugomba kuzitegurira abana batoya iyi bayita masedwane mu rurimi rw'ikizungu nko mu rurimi rwa hano iwacu bazita uruvange rw'imbuto ni nziza rwose ku buzima bw'abantu bose ntabwo ari ku bana gusa ni ukuri ubu rero nagira ngo utumbure mubwire ko ari we naziteguriye iyo ndagushimiye cyane mugabo nkunda ubu si kuko wabitekereje ute nabitekereje ne nabonye ngomba kubungabunga ubuzima bwiza bw'umugore wanjye yego ra erega buriya havuye bariya abana bose twabyaranye hagomba gusanwa ese ko umuntu yubaye ikirango ntacyo mbaye ni amarangamutima ahubwo ndumva rwose bindenze ntabwo nari nzi ko watekereza gukora ibintu nk'ibi ngibi mugabo mwiza erega burya jyewe ndasobanutse ntundebe ngo nuko nta mashuri mfite ni ukuri naratembereye ndakurikira aho njya ngemura imbuto rimwe nabonye umudamu waho azifashe azitegura gutya nuko ahereza umugabo we barasangira yego bambi numva ndigaye kubona ntarabigukorera kandi ari jyewe ufite nyinshi ni ukuri ndagushimiye cyane mugabo nkunda urantunguye rwose ngaho igira hino dusangire kandi turyoherwe mugabo mwiza akira ikiyiko dise twifate neza natwe hari icyo tubuze se yowe urakoze mbega ukuntu ziryoshye ziraryoshye ahubwo ni ukujya tuzirya kenshi ni ukuri imbuto se ko atari izibuze kwa sekazigara dore zisigaye zera zisimburana iyo zimwe zihunduye ahandi ziba zeze cyane pe urumva ko ubuhinzi bwanjye bw'imbuto rwose nabuhaye umurongo mwiza uribuka utangira kuzihinga ukuntu rubanda bakwise umusazi ngo isambu yimajije imbuto ngo uzatungwa n'iki ntibabizi wishinze amagambo ya rubanda ntacyo wageraho icyo ukoze cyose wagitekereje kandi wabyiteguye neza ufite n'ubushake byanze bikunze kiraguhira nakubeshya se ntubona se ko zidutunze cyane rwose wabonye se ubukwe bw'umwana wanjye tutarabuteguye neza tukaserukana umucyo kubera amafaranga y'imbuto wabibonye se ni ukuri pe ubonye nyirashano ngo ni nyirafaranga aranyohereza 50,000 byonyine ngo ninkoresha ubukwe yarangiza ntanaza aragatsindwa ariko buriya wowe ubona tutarapfushije duhagaritse nyamara ni ugusengera uriya mwana w'umukobwa da uzamusengere jyewe ntabwo icyo gihe nakibona rwose cyangwa nawe azisengere yabonaga buriya bufaranga bw'igihe nabubura uko ari umucuruzi w'umuherwe se igishoro yahereyeho ntabwo ari jyewe wakimuhaye kwiga byaramunaniye ndabyibuka rwose none karatinyuka kakanagira ubufaranga bubiri ngo nikaza mu cyaro ariko wabonye ukuntu ubukwe bwa Kagaju bwagenze neza imana ni nziza rwose bwari bwiyubashye rwose buriya na musaza wawe yaradufashije ariko uravuga Karekezi se Karekezi buriya rwose yarantunguye uzi ko ibintu byose yabikoraga nk'uyikorera niko ameze hamwe n'aba basore bari bazanye nawe wabonye ukuntu bazanye n'imodoka nziza hanyuma ubukwe bwacu bukarushaho gususuruka ni ukuri ariko shenge barya abasore nabonye ari abana beza wabonye ukuntu bamufashaga buri kintu cyose bishimye kandi narabonaga ari n'abakire b'abasirimu ubundi se uretse umukobwa wawe wigize ishyano
ugira ngo abandi ubukire bwabo bajya baburata. mva ngo wanjye ukagira ngo si uwacu twembi ariko ntegereje kuzumva icyo azaza avuga. Uzaba aranagarutse ahubwo umuntu utazanwa no gutaha ubukwe bwa mwene nyina se azazanwa n'iki kindi. Nyamara burya iwabo w'umuntu harakomeye, uzajya kubona ubona aratungutse, none se ntazaza kutwereka umukwe. Aha ngo atwereke umukwe wimushinyagurira azaba amukuye ese. Ariko iriya micogo danse yayikuyeho koko mana yanjye ko ntayo ngira, nawe akaba ari uko yayanduriye i Kigali. Biriya bikwereka umuntu w'injiji. Ninjiji ko ubundi baravuga murashyuha ntibagirwe iwabo wambeho, ariko we sinzi icyo yikanze. Kwirata gusa. Mwihoreye na barumuna be bose bazamutanga kurongorwa yirata. Sinabonye na munderere hari umwe muri ba basore b'abakire wamurebaga neza urya munsi twari mu bukwe bwa Kagaju. Reka ye. Ariko naho amashyengo yawe ubwo sibyo wabishingiraho koko. Yega jya umenya ko ndi umugabo. Ndabizi. Nditegereza nkamenya ko ibintu bishya bishyira. Burya se? Muri barya basore bazanye na Karekezi musaza wawe. Harimo umwe wambwiye ko iwabo ku ivuko ari harya hirya ku Kanunga. Ngo ku Kanunga? Naramwitegereje uburyo yaganirizaga mu nderere mbere yo gutaha bakanifotoza. Mbona harimo akantu. Niko bimeze rwose ntugire ngo ndakubeshya. Bibe bityo rero bambi. Ayiwe ndikanze pe. Humura Penina, ndikanze iki koko? Mfati ndikanze bangonze. Komera ugasora umunyamugiye ntawe utinyeho niti. Ngize ngo yangonze nukuri. Humura nakurebaga. Nibyo. Urakoze. Hanyuma sigiye ku kazi. Kuko iki gihe harimo ahugumba n'akagezemo kare. Kandi nkubona wigendera mu muhanda. Nyoko bujarakomerera nabi. Nawe urabizi ko akazi. Umfata ndabizi nyine. None sofu ya Peni. Uvuye kuri banki hari amafaranga ye nari njyanye. Ngaho rero nyibwirira. Iki hari iki? Ngo iki? Ntacyo ufite cyo kumbwira koko. Ubanza ari byinshi. Nyibutsa basi. Ntiwumva ahubwo? Ni byinshi rata. Nguteze amatwi mbwira. Ni ukuri nyibutsa. Sinakubwiye ko ari byinshi. Mbwira iby'ingenzi sha. Sibyo? Icy'ingenzi ni uko mbona wambaye neza. Urakoze cyane. Wumva se? Nawe ariko niko bimeze. Niko nabuze icyo mvuga ndicecekera. Nanjye rero mbuze ikindi ndenzaho reka nicecekere. Gukupera bibi. Ko numva nakwihuta nkajya mu kazi k'abandi. Kandi ukihise naraguha uburenganzira. Kugira ngo mabuja nyirenze. Nanjye nkamwirenza. Fatisi. Ubwo se waba uhari? Mwihorera. Umva nkwibwirira ahubwo. Nguteze amatwi. Mbega akajwi keza. Ariko disi winsetse. Komeza usekeresha. Maze nirirwe merewe neza. Sibyo? Nibyo wambwiraga. Penina. Ko utasubije koko. Nakubonye maze mpita mbitekereza numva ngize ubwoba. Ubwoba bwigize sha. Ntukantinye ariko. Sibyo? Ndagukunda reka. Simpambi kubwira koko. Humura rwose Peni. Ndagushimiye. None se kutampaye igisubizo ngo nshyire umutima hamwe. Ndakumva mama. Nakomeje kwitekerezaho. Nsanga nta kibazo kirimo. Muri make waremeye. Yego. Mbega umunsi ngo urambera mwiza. Urakoze mukundwa. Iyo tutaba mu muhanda mba nguteruye nk'ikinyenga. Nibyo. Rwose ubimenye ko ngukunda kandi ngufiteho umushinga ukomeye. Sibyo? Gusa reka mubwira ikintu kimwe. Ntuzatumenye ko bujana amenya ko tuziranye yakumerera nabi. Yego. Hota cyangwa
ubanza ari njyewe urimo kurota niko yeba kuda karame nawe se watinyuka kunsuhuza gutya cyangwa aho nyireshyeho oya sha reka buriya rwose hari igihe umuntu aba yahuye n'ibibazo byinshi bikamutesha umutwe nuko nyine akumva adashaka kugira uwo avugisha buriya nawe ubaye uri muri bizinesi rwose wabyumva yego niko se ibana ameze neza rwose oya ntacyo mbaye rwose wenda bibona kubera imana byose birashoboka ntabwo ukigisha ariko kubera iki naho mbeshye ngo urakiyigisha rwose warahindutse ku buryo bugaragara ndetse reka kunyirataho n'impamo y'imana warahindutse ariko kuda karame urakiratana n'ubu intese none uramutse umenye ko nkiri mwarimu wakwicuza igituma mvugishije ugasura cyari mwarimu n'ugakonosa ese abigisha basa ukwabo ntabwo ari ibyo navugaga rwose ntabwo ari icyo nari ngambiriye kukubwira cyakora ndumiwe pe niko se ntarashaka umugabo aho reka umugabo se nawe ndashaka umuherwe se nturamubona ariko ntugakunde kuzana ibyo aha none se siko wambwiye ariko disi ntukagire inzika yewe kwikora mperutse guhura na murumuna wawe kuki ahubwo se muziranye muti erega ngenzi kubana n'abantu si nkawe ariko murasa rwose murasa pe ahubwo se mwamenyaniye hera twamenyaniye mu nzira rwose hanyuma se uhita umenya ko ari murumuna wanjye nyine twaraganiriye hanyuma bituma amenya nyine ko muva indi mwe ese ubwo ni uwuhera ko ngira abarenze umwe we kwijijisha disi waratubonye turi kumwe kandi ubwo heruka kuntuko kandi koza yari ari iwawe ariko marite burya bwose nari nzi ko wanyihoreye kuko utambonye naho burya wabikoze ubishaka none ntiwari waranyiyamye se ngo ntukeneye no kumva ijwi ryanjye basi mbabarira rwose sinakubwiye se icyabinteraga ariko wa mukobwa we rwose uri igitangaza ukuri kw'imana ibyo nkubwira nibyo pe ubu noneho ariko nta siteresi mfite rwose twaganira yewe ubanza siteresi wari ufite ari ngewe uzisigaranye nta mwanya nakubonera rwose ubu ndihuta ari njye icyakora disi nabonye ufite n'akamodoka keza keza ukuri kw'imana ni keza gafite ibara ryiza uzi ko ntarenze ko uzi gutwara n'imodoka we reka ni izina ry'imana ariko ntacyo uzansure cyangwa mbwire ngewe nzazi ahubwo yenda wavuga ko umvugishije kubera ko ubonye ntwaye imodoka naho siteresi yo urayibeshyira rwose ariko ntugakeke ibintu uko bitari yewe narahangayitse bihagije nakunze utankunda nuko ndagerageza mwivanamo ubu rero nabonye uwo tureshya sinari nshoboye gukomeza kwisumbukuruza da ubu warashatse rero sindashaka ariko nta n'ikinyirukansa n'ubundi uzabikora witonze nawe ibyo kuba nagusura cyangwa ukansura ibyo rwose ntabwo bikiri ngombwa oya seka oya nta gihe cyo gutangifite ariko disi ni uko umbwiye none asiwe urabona ukuntu kinyiryaho urutwe rumwe wasanga kakiri n'agakene kwa kundi iriya modoka kakaba ariyo katiye ngo kanyiryeho ndabazi genda n'ubundi sinkugarukisha soni Dominique wanjye arahari ahubwo ndaje mubwire duhure ndumva nanamwikumburiye undi uriya niwe mugabo abandi barabeshya genda ni karibu kiriya mwashimye iki ngo tubahe mbese ni wowe nyiri iri duka urabura kunsubiza ukanseka wanshinze iwe karabaye ntabwo ari mwebwe nsetse ni ukuri mbese karashinyika iki nsetse ukuntu murimo kunzamura mu ntera munyitirira rino duka
none se ntabwo ari wowe Godansi? oya None se ari? ntabwo ahari ni njyewe hasigaye kuko ndamukorera. None se mama ko winjiye urakaye hari icyo waguze hano ugasanga gifite defo? Oya. Ako si ubundi ko numva urimo mbaza ibintu byinshi byawo. Erega biri mu nshingano zanjye kumenya niba umukiriya watugannye yarabonye serivisi nziza cyangwa niba ataranyuzwe kugira ngo dukosore. Ndumva uciye akenge da. Ubanza rwose wowe uzi gukora neza akazi ushinzwe. Hanyuma wihangane nakwitiranyisha. Nibyo murakoze kunshima. None se mbahamagarire mabuja muramushaka byihutirwa? Oya mwihorere nzagaruka kumwirebera. Ahubwo se izi si nimero zizanditse ahangaha? Yego nizo. Okay. Reka nzandike ahubwo noneho ndaza kumwihamagarira. Ariko ubundi reka maze nkubaze. Ni umukobwa cyangwa ni umugore? Nabibwirwa n'iki? Icyo nzi nuko nta mugabo afite cyangwa abana. Uko kwifoto nabonye se yaba ari nk'umuntu mukuru. Ntago mbizi rwose. Akosugo wambwije uko. Wa mubyeyi we rero nakubwiye ko nkora hano. Ntaza nje mu kazi bwakwira nkitahira. Ibijyanye n'ubuzima bwite bwa mabuja rero ntago bindeba pe. Nta kundi nyine ubwo ntabyo se. Ariko ushobora kuba ufitanye ikibazo na mabuja nuko utabimbwiye. Diyorera mwana we ntabwo bikureba rwose. Cyakora mbonye uzi ubwenge. Ubundi wize amashuri angahe? 6 yisumbuye. Ariko sinaguhisha rwose. Ubwire nyoko buje uti wagize amahirwe asanga udahari. Abasiza kumazemo amenyo. Ayuwe. Ngaho da uko ubwo babunyishe wari kubugira musanga hano. Ubundi nkamushwanyaguza ureba. Kihaye kwirirwa kiyamagaza umugabo wanjye gusa kazashatse wako. Ukambira uti ugenge wandayo. Umutima uradishye. Uriya mugore se buriya ni umuntu ni igini ndamenya ari ibiki. Mbabajwe na nimero zanjye muhaye. Mbonye umuntu urusha mabuja amarere. Cyakora wabanyereka barwana. Umuriro wakwaka pe. Nikoye kwampamagaye kubagaho byagenze gutera usiko naje nakirwambaye ngize ngo hari icyo ubaye. Mvade ubundi sabwirwa n'iki ko ntacyo nabaye. Warwaye se? Shano bwa mbere naba numvise uvuga ko warwaye pe. Byaba bikaze n'ukuri kw'Imana. Disireka kumvugiraho neza. Ndabeshya se? Icyambere ufite kaje. Ndavuga amafaranga. Ubaho neza ku buryo bwose. Kose indwara yaguhangara yavaye. Cyakora byo nakubeshye njye sinjya ndwara pe. Si ibyo navugaga se. Ariko se kota amafaranga yose ufite uzayamaze iki ko utajya unarwara byibura ngo yajyane kwa muganga wivuze? Ariko shawuri ijyana kibi. Kubera iki se? Ndabigeze. Agase nyamushyiriye byawe uri kuyamubitsa. Guteta. Singubeshye rero narinje mpangayitse nzi ko sanga utameze neza. Ndabona ntacyo ubaye. Ubu narinje rwose niteguye kukujyana kwa muganga. Ntabwo ndwaye humura. Mbese wabaye iki? Ngaho mbwira. Kuko uw'iminsi ishize utavuga ko ari myinshi. Numva ntagombaga gutanga agatego ngo umenye aho sheri wanjye ari. Buriya se hashize iminsi myinshi koko. Ariko ubwo uribuka ko duherukana igihe wambeshyaga ngo tuzasubirana ku mucanga. Warangiza igihe cyagera naguhamagara ukambwira ngo ufite akazi kenshi ngo no muri weekend uzakora. Rero buriya rwose nakubeshye ko da kirya gihe nari mfite akazi ku buryo no kurya ntaryaga. Mvaye none se wakora kuko udasanzwe ukora. Singiye kukubeshya pe. Nari mfite igenzurwa ry'iminsi 3 yose. Bya bindi bita audit. Ndabizi. Urumva rero ko ntagombaga kubikinisha. Ibyo birumvikana da. Rwose. Hanyuma se nyuma yaho? Nyuma yaho ntawe urabyumva. Abagenzuzi nyine bamaze kugenda nasigaye ndwara no gutunganya ibyo bari basabye byose. Ariko gusa akazi kenshi ngira hariya. Ese we ninde umpamagaye?
alo mwiriwe neza ni karibu nta kibazo rwose ndahari sawa murakoze ubuse nide mwavuganaga ni umukiriya wanjye ukomeye hari ibyo ashaka kuza gutwara mu iduka kandi yaje atwara ibya menshi hasigaye itubutse rwose ntabwo ndi butindane nawe rero kugira ngo atambura ambwiye ko ari mu nzira ze narenga atangaye niko bimeze da ariko si uko ndeba abantu barimo kumbuza kwiganirira nawe ra ndabona ari mama umpamagaye noneho ni mama wawe ni mama reka mwitabe alo muraho neza mama amakuru ni meza oya ntabwo nabanze se nabangane ubukwe bwa murumuna wanjye nta kuntu butari kurangira amahoro ngo nuko ntabujemo kandi rero nari maze iminsi ifite akazi kenshi narabikubwiye nzaze mu rugo ariko namwe ntimugakabye mama ubwo koko nzajya nza buri munsi ngo kuganira none se mwabimbwiriye kuri telefone nkazaba nza aho ngaho nabyiteguye mana yanjye ubwo si ibintu bitari byo kuganira kuri telefone ni ibiki koko aya mama nawe urakabya kumaza ku nkeke yo kuza muri icyo cyaro rwose mama urakabya nyine ndanagukubyiza ariko se koda uko ni mama wawe mwaganiraga ni wera abantu bo mu cyaro baba bumva umuntu nta kindi yakora uretse kubasura gusa rekeraho koda rekeraho niko nkubwiye rekera iki se rekeraho iki ese ko numva urakaye sheri ariko koda nkubaza uransubiza mbaza rwose ndagusubiza ikintu cya mbere cyangwa umuntu wa mbere ushyira ku mutima wawe ku buryo ukibuze cyangwa umubuze wabura amahoro ni iki ikintu cya mbere ntabura nkaba nanakwiyahura ni amafaranga yanjye ibyo byo ndabizi yakunda kurusha abandi cyane mbese ko mbona uri kuri fone cyane n'indi urimo gucatinga nawe ntawe da ntawe nyereka ndebe nyereka ndebe kima ureba se ureba iki ngenge ndeba muri telefone reka ndebe se nyine no gutereta abandi bakobwa dore igihe wahereye imbeshyi kuki uri kubimpisha mpereza iyo telefone ndebe kima niba ushaka amahoro kandi akubwiye ngo ndekora n'isoni uzi n'ibindi ndanigendeye urumva uragiye ndanigendeye rwose sawa genda ariko uyu muhungu ntarimo kunkina imitwe babajwe nuko yamaze kungira umugore gusa afite undi mukobwa byanze bikunze ukuntu nanze marite kandi arankunda pe ariko rero nanone ntabwo dukwiranye namba ariko nkaburiye nkamenya agakobwa k'Imana akunda we nkakamenya nakarya amenyo nakaniga namusigira icyasha atazibagirwa. Mwiriwe ese ko ngusuza ntunyikirize mada biti wiriwe ra ni wowe wiriwe gahora byagenze bitese ndaje ntitwireranwe aho utambaje uti wirute mugabo mwiza ngo ni wowe wiriwe niko mbwira ukuntu usigaye ugenda ubwira abantu ngo nta mugore ugira ngo uri ingaragu ibyo byose ari kugira ngo ukunde unca inyuma sasoni ariko wa mugore ninde wakuntumye ese ibyo byose uvuga wabivanye iyo nari nagiye twari twajyanye ubwo rero urashaka kumpindura injiji
ubu mbaye njishaka akanya rero. Ariko sinshanura. Ariko se noneho watewe n'ibiki wa mugore we. Ariko yagize amahirwe sinamusanga yo mana. Yagize amahirwe sinahamusanga. Iyo mpamusanga nari gusiga muhindanije ku buryo nawe utazongera no kumusuhuza. Akasakumirora. Hinde so nguvuga. Wikigiza nkana di. Nta gakobwa gaherutse kugutelefona ukanyibeta ngo ntumve ibyo muvuga hanyuma ugasohoka ukajya kwitabira hanze mu ijoro. Ariko amugura abampamagara bose baba bari abakobwa. Nikusubiza. Ariko ubwo rinda uhakana ntago muri iyi minsi ukungikanye n'ishyano ryitwa Godanse ricururiza hariya mu mujyi. Ubwo ratangiye. Ubwo rero ubuzi ko ntabyo mbanze. Abo tuvugana bose subwo nabagore banje. Nabonye message zose mwandikirana di. Nikoye usigaye ungera muri telefone yanjye ugasoma message ntazisoma. Ninde erega nkaberwe impamvu usigaye imbuza kujyana iriya modoka nuko uzi ko bose bayizi ubugira ngo badatahura kuri umusaza ufite umugore n'abana. Wigize buto budashira. Ariko ushobora kuba waravangiwe si gusa. Ubwo uratinyukana nyita umusazi koko hejuru kumemukira. Ngo yemukira se na kumiseni. Ariko isishya no mwabantu mwe. Ariko abagore yo murenzwe ntimubura kuvuga amateshwa. Nikora wabuze iki muri uru rugo gituma wiruga ushaka impamvu zidafashije zo kuntesha umutwe. Ahubwo se we wabuze iki koko gituma unca inyuma Domini? Ni iki wamburanye iki koko? Ariko si ibyo bibazo byose witera ubiterwa n'iki koko? Nibyiki nyine. Hanyuma se kunca inyuma si ikibazo. Ubwo atari ikibazo gikomeye. Nanga abagore n'ikeka ryanyu. Nkeka ibiki? Nta bimenyetso naguhaye. Ibyo uhakanamo nibiye. Nyamara izo ngeso utangiye kujyamo sinziza. Domini ngereka mbikubwire. Nta soni koko urigira ingaragu kandi tubyaranye kangahe? Maze ro nkwiyama umugore we. Kwiyama. Niba ushaka amahane ushaka ahandi uyaterera. Ngewe urabizi sinkunda amahane sinkunda n'urusaku bituma ndakara nkavuga nabi kandi nari niturije rwose. Ariko ye sinari merutse kubona ibinkoraga mu mutwe none uratangiye. Nukuvuze urya koko ngingwi kurira umwana ikakurusha uburakari. Ingwe ninde? Ubwo urifasha urahakana kandi yaraguhamagaye wagiye muri dusha akakura agahita kohereza message kuri WhatsApp. Erega narabibonye ngo sheri n'ibindi byose narondoye. Waretse kunyikisha gahinda koko Domini wambabari. Nanagiye kwiduka hakorera ndamubura. Ngo kwiduka ryande kugira ute kandi wa mugore ntiwumva. Nari ngiye kumwihaniza iyo mpamusanga gusangana. Mubwiye bagukubita bakuziza gukeka wari kubuziza iki koko? Nako iyo bakunkubitira wenda ayo marere yari gushira. Nukuvuze Domini. Nukuvuze nyine. Uragira ngo ndatinya kwivuga se? Niba ugira agahanga gato wagiye ukarinda urugomo. Ubwo wiruga uncunga ngewe ndi igitambo buvuga ngo ntagwa mu rwobo. Domini. Niko ngewe ndi yiragira ikicyura sha. Niba ubabaye nawe uzaca izawe. Sawa. Shiwe. Wana guhunga utanavaho nzamurira kamera. Reka nguhunga ari ngewe ahubwo. Reka nguhunga ari kumenye ko ibyo urimo byose atari byiza. Wisubire wa mugabo. Shagera naguhambije pu. Abagabo natwe twihagararaho mu mafuti pe. Habuze gato ngo angaze kabisa. Apu. Ntacyo ariko ubwo mushyizemo ubwoba bararekera ukungenzura. Narese kwa kanjye gashobotse. Dore kandi dore ngo yarasubiye wa mukobwa kandi uyu nawe azarinkorera pe. Uretse ko nanjye ntoroshye kandi uyu nawe abazi ko namugiraho imishinga aho kumuryoshya nkamuryaho iraha gusa arakatserwa puski. None se shiri Karame uko dakoma? Aya nakubuze. Narindi mvugana na mukecuru yarampamagaye. Abantu bo mu giturage bararondogora. Kandi ndabazi ko umuntu yifitiye gahunda nyinshi. None se gutanza Karame mukunzi. Umuntu wabura ukabura amahoro ninde?
ariko nawe rwose ibibazo byawe subiza ni we mbajije. umuntu nabura nkabura amahoro ni wowe nibyo ni mama ya mongo ni wowe arebe akaguza ukuntu ngukunda none se kuki utavuze mama wawe nkurutira mama wawe urabona nyine mbese njyewe rero nta wandutira akabura ntikaboneke ese nyine sheri iki kutarajya kunyereka mama wawe ajya kukwereka mama wanjye wowe se ko wanze kujya kunyereka uwawe wigeze se ubinsaba none se ntiwanze gutaha ubukwe bwa murumuna wawe ngo tujyane wabyanze ubishaka noneho ibyo nta kibazo reka tubireke igira hano hirya nkwegere kwino ariko twicarane hano reka nze nkwegere nafate rwose tebuka yewe ugiye kunyereka iki itegereze neza urebe hano muri telefone yanjye telefone yawe kandebe tureba hano iye birashoboka se aya mafoto y'ubukwe bwa murumuna wanjye wayakuye we amafoto nayakuye he komeza urebe n'ayandi yewe tegereze rwose ku nyagasani ntibishoboka ntibishoboka waraba utashye kima dore n'agasito ni ukuri kw'imana wanze kubujyamo se barakubereye nyine urumva se burya uziranye na karekezi turaziranye cyane rwose gusa ubwo umbwira ko muzajyana sinari kuza tukajyana kuza tukajyana ni mama y'imana nari kuza niko wanze kujyana na karekezi tumuhara ifuti kuko nta modoka afite ayiwe ahubwo uzi n'ibindi gasito yakuntumyeho akuntumaho iki akira nanyandikiye ibaruwa se wabo akira nyine reba soma neza witegereze akira dore ubu n'ubutumire bwe wabonye wiki wande soma nyine umundere wacu se niwe ugiye kubana na gasito no ntabwo byumvikana icyo tumva ni iki rero nkaba ntabizi reka ukaba utabizi wabimenya uteze utajya wikoza iwanyu ariko ye buriya si ibyo wavuganaga na mama we sinabyumvaga banza disi ari byo yashakaga ko tuzaganiraho ariko ubundi wowe gahunda yawe ni iyihe ko unsitse ku katsi gahunda yanjye ni iyihe ni iyihe kima dore barumuna banjye bose bagiye kunsiga mu busiribateri yewe gahunda yanjye ndashaka kuyikubwira ni ukuri ko imana yibwira humura rwose uraza kuyumva ibyo reka ahubwo mbanze nitaba uyu muntu mwitabe halo ngwino niho ndi siko nakubwiye se ngusangeyo wowe ngwino nuhagera umbwire rwose kandi ninduje kwivanga muri gahunda zacu ni umuntu ushaka yewe ngaho rero nyibwirire gahunda uko iteye sheri bwira ndashyushye amatariki y'ubukwe dufata yahe buretse gatoya tubishyire mu mpeshyi buretse ahubwo gatoya telefone irongeye irahamagaye wongera witabe kandi buretse ndebe uwo muntu reka ari hanze sibyo wamubwiye se akaba yitonze reka murebe gatoya we ntatinda humura sibyo reka nze ngaho mureba ari kubanguke mfite amashyushyu oya ndaje humura wowe nta kibazo ntibishoboka ntibishoboka peni ni umukozi wanjye muziranye he muziranye mute Godanse rero dore gahunda afite niyi gahunda afite niye